ubu tuvugana ndi mu kagari ka Nyarutarama mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Remera, aho umuturage avuga ko yakodesheje inzu umunyamahanga nawe akajya gushaka indi yakodesha ingana n'ubushobozi bwe, ariko uyu munyamahanga akaba hashize igihe kingana n'umwaka wose atamwishyura habe n'ifaranga na rimwe. Uyu muturage rero ngo yaje kugira ikibazo cyo kugura amafaranga y'ikode y'aho yakodeshaga, baza kumusohora muri iyo nzu yakodeshagamo. Ubu yahisemo, ahubwo igitangaje yahisemo kuza gutura ku irembo ry'inzu ye yiyubakiye ituyemo umunyamahanga atamaje rwose. Uyu munyamahanga mu gasuzuguro kenshi twagerageje gushaka kumuvugisha, ntashaka no gufungura porotayi. Ni uwo mu kihe gihugu? Reka nguhe nyir'ubwite, turi kumwe aha ngaha, ndabona imodoka yariyo yanditseho ati ibimenyetso bigaragaza ko ariho yo mu rugo. Ubwo imodoka ye nibwo buriri ari kuryamamo, bikamugusha. Muraho neza mama? Ni meza. Witwa nde? Nitwa Claire Kwizera Joli. Nkaba mfite inzu hano i Nyarutarama niyubakiye amafaranga yanjye. Yego. Agize niya rero nyikodesha umugabo w'umunyamahanga, tugirana amasezerano yanditse, twarakodeshe. Ni uwo mu kihe gihugu mama? Ni uwo muri Eritrea. Ni uwo muri Eritrea. Bamwita Musi Neguse. Noneho mu kugirana amasezerano rero ntiyayubahiriza. Yanze kuyubahiriza. Umwaka ushize ku itariki 3 z'ukwa karindwi nibwo namwandikiye ibaruwa ya mbere imuha iminsi 30 ariyo bita notice, kuko bikubiye mu masezerano twaragiranye. Ndavuga ni wakabyarawe, ndabona hari ibintu tari kumvikana, reka twicare hasi tugire ibyo tuganira. Aranyihorera. Negereza iminsi 30 ndategereza ndaheba. Nyuma y'iminsi 30 mu kwa munani ku itariki 7 nandika indi baruwa imuha iminsi 15 noneho ya preavis, nayo ntiyareyazisa. Uravuga 7 z'ukwe kwezi? 7 z'ukwa munani. Twari kwazigeramo harya? Undi kuvuga umwaka ushize, no kuvuga ngo amaze umwaka wose ba mu nzu yanjye ku ngufu. Wamuhaye yafashe inzu yanjye ayifatira ku ngufu. Umwaka urashize. Yego. Ni ukuvuga ngo rero nigira inama yo kuba nakwegera inzego z'ibanze ngo zifashe, ariko bigaragara ko yabahaye ruswa. Ikimenyetso cyo ntabwo natinye kubivuga kuko yabahaye ruswa. Icyo kirego kirakomeye. Kuko nagerageje kwegera inzego z'ibanze zinkarabira imbere, ziravuga ziti najya kwa gitifu w'akagari akimbona atazi n'ikinjyanye kizo rigenda ku murenge bagufasha. Ntabwo se ko ndeba urimo kuntererana utazi n'ikinzanye ngo yewe ngo ibyawe ndabizi ngo genda ku murenge bagufasha. Ku murenge rero naragiye nabo ntibagira ikintu na kimwe kibamfasha. Njya no ku karere yewe. Ku murenge nabonanye na executive arabizi. Kuko bamaye n'umwanzuro rwose, bamaye umwanzuro. Umugabo naregaga ntabwo nta na rimwe yigeze yitaba, ahubwo yiyoherezaga umwavoka we witwa Paul Emile Mucyo. Reba hano umwandika, kuko uwo Paul Emile Mucyo nawe ndamugarukaho. Izo mpapuro zose nandikaga mbere, bandikagaho yuko umushyire nazihaga yandikagaho yuko ngo yanze gusinya akanga no kwakira impapuro, avuga ko ngo afite umwavoka ngo uzamuhagararira mu nkiko. Bigaragara ko ari ibintu yari yarapanze ko yazangora kugira ngo abe yansubiza inzu yanjye. Niko rero byagenze, byarangiye ngiye mu nkiko, kuko ku murenge bampaye umwanzuro wo kunjyana mu nkiko. Njya mu nkiko, umugabo akajya asiba buri gihe uko tugiye kuburana agasiba. Ejo bundi ngize Imana araza turaburana. Ubwo urumva umwaka wose ni kuburana kugira ngo mvire mu nzu yo gusetsa amasezerano gusa, tout simplement. Amafaranga ndimo arenga $20,000, kubera ko buri kwezi agomba kunyishyura $3,000 by'idolari. Ubwo ni hafi $3,000. Ni ukuvuga ngo andimo amafaranga arenga $20,000 na ubu none hashingiye ko wenda yanayansubiza. Nta n'igihumbi nkeneye ko ampereza y'amanyarwanda. Ikintu nkeneye n'ubwugamo, ampereza inzu yanjye agende. Kuki atayivamo? Ntabwo mbizi, ubwo mwamumbariza. Ubwo noneho watubwiye ko witwa nde? Nitwa Kwizera Joli Claire. Yes, Kwizera. Kugira ngo umupanga yakuvire mu nzu nabyo bisaba inkiko? Ntabwo mbizi, ni ukuri. Ubwo urukiko rwagombaga gusoma imyanzuro ejo, barabyimura. Ubwo mu kubyimura byose ni ibintu bidasobanutse, yazarutwa
n'ubundi agenda atanga. ni uruhe rukiko? Urukiko rwa Kagarama rwagombaga gusoma urubanza ejo, urubanza vrema rwo kugira ngo mvire mu nzu, bararwimura ku itariki kimwe. Ikibura no kugira ngo uyu mugabo amvire mu nzu vrema. Ntabwo kwishyura miliyoni za 20. Izo miliyoni 20 umva Kameme byose bibiri mu byo naregeye. Ariko ubu none kugira ngo akuvire mu nzu, ikirego nyinshi no kugira ngo amvire mu nzu. Aburana avuga ko ariye, aburana avuga ngo iki? Ntabwo mbizi, agifite telefone, agira n'umwavoka. Ubwo wenda ku ruhande rwiwe sinamuvugira kuko uyu mugabo nta nubwo ari inzu yanjye yonyine akodesha. Afite indi nzu ya guest house akodesha i Remera yitwa Remera Modern Guest House. Ntabwo ari umuntu ubuze ahandi hantu hashyira abantu be, kandi noneho inzu yanjye nayimuhaye nk'inzu yo kubamo, yo guturamo. Ariko inzu yagize ya business n'ubu ngubu uze wasangamo abakiriya kuva korona yafunga, abakiriya b'abakamerone n'abandi b'abazungu baramwishyura buri kwezi. Umva ye, uba mu modoka yawe koko? Ubu ni ngubu ugiye kuba mu modoka kubera ko nafashe nacanye n'imbabura. Ubu ndi kumwe n'imbwa n'umwana n'umukozi reka imbere y'igipangu cyanjye vuba n'ahandi hantu bansohoye mu nzu, banyirukanye bavuga tubire mu nzu. Ntabwo wakomeza kuva mu nzu yawe yacu utatwishyura. Urumva nanjye rero ntabwo naguma ahantu mu nzu y'abandi ntabishyura, nanjye kubagorogora. Mfite urupapuro banyandikiye bavuga tubire mu nzu, ugende ndarufite ahangaha. Kwizera Jolie Claire, yego. Ufite abana bangahe? Mfite umwana umwe. Imbwa zingahe? Mfite imbwa imwe ariko n'ubu ngubu irahaka, ubu anytime yanabwagurira hano. Irabwegetse, ntabwo bava kwihaka. Irabwegetse isaha n'isaha ubu yanabwagura. Wakoze imyigaragambyo imbere y'igipangu cyawe? Ntabwo nigaragambije kuko nazi iwanjye, ntabwo nigaragambije, nazi iwanjye ko nabuze ahandi hantu nerekeza pe. Oya, ni imyigaragambyo vis-a-vis abayobozi banze kugukemurira ikibazo, ubyemere niko bimeze. So none se umugabo wawe ntawuhari cyangwa bimeze? Nta mugabo ngira, ndi CML, ndi single mom. Okay. Ni ukuvuga ngo niyo nzu nijye wayikoreye nawe yiyubakiye uhereye kuri fondasiyo, ngura ikibanza ndazamura ndayubaka. Amazu naraye naho nakuraga amafaranga ntabwo azi ububabare nagiraga, n'ibitutsi natukirwaga ahangaha ndi kubaka ino nzu. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 31. Umwana wawe afite ingahe? Afite imyaka 11. Okay. None se ni icyo usaba abakurikiye iki kiganiro barimo n'abayobozi bose b'inzego z'igihugu, kuko iki kiganiro nicyo bumva kurusha ibindi byose? Murakoze cyane. Ni ukuri mubwiza ukuri bitewe n'uburyo numva mbabaye ku mutima. Nkeneye ahantu ho kuba, nkeneye iwanjye. Ndashaka ko uyu muntu amvira mu nzu, iby'amafaranga ndimo abyihorere, ariko nsubirane inzu yanjye, nsubirane umutungo wanjye kuko ari uburenganzira bwanjye. Nicyo kintu ndi gusaba cyonyine. Nibura ndasaba perezida wa repubulika, icyo nikiri hasi ku buryo utagisaba umukuru w'igihugu pe. Vrema nabimusaba kubera ko nta muntu n'uyu n'umwe utazi ikibazo cyanjye, na RIB headquarters irakizi. Kuko ibintu byose ndi kuvuga biranditse. Uwo mwavoka wagendaga agiye kwitambika ibyo bibazo, basanze ari baringa baranumufata, RIB iramufata, ariko yanga kohereza dosiye mu rukiko kubera yuko yarimo aburana ibintu by'amafuti, birangira bamucikishije. Okay, umva reka tugarukiriza aha. Yego. Ibindi turabibona ubwo mu nkuru y'uwo munyamakuru w'inshuti yacu Papi Valence. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yego sorry. Papi, dukorera description amasegonda 30, uri kubona iki aho ngaho? Icyo nabona cyo ni ibintu navuga ko biteye inkeke, nubwo binavugwa n'abaturanyi b'uyu mumama, kuko bavuga bati ese impamvu yo gusembera ni iyihe mu gihe ari inzu yubatse uyu uyituyemo cyangwa kuyikodesha? Ubundi amategeko y'ikode avuga ko umuntu ahabwa pirive y'iminsi 15 mu gihe abuze ubukode akagenda agashaka ahandi yajya angana n'ubushatsi. Yego, ntabwo ari cyo nkubajije, twereke ukoresheje umunwa wawe ibyo uri kubona aho ngaho natwe tubibone. Ibyo ndi kubona aha ngaha ni imbabura ebyiri ziri kuri fondasiyo y'urupangu neza, amarembo arafunze, imbabura zirimo kwaka, baritegura guteka rya mu gitondo. Imodoka y'ibara ry'umukara ifite plaque ntazi igihugu icyo ari cyo, handitseho ko ariho mu rugo, my homeless home. Umwana yumiwe yicaye iruhande rw'imbwa mu ntebe yifashe ku gahanga. Urabona mbese ni ibintu biteye agahinda cyane. Ari abaturage barashungereye bose, aravuga ati ibintu nagahoma.